ndabasuhuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndi hano mu byicaro byiza by'Ineza TV1, kandi hano turaganira, hano tuvuga Imana, tukavuga ibyiza byayo. Njye rero ubabwira cyangwa se umunyamakuru wa none kuri iki cyicaro cyiza, muri ibi byicaro byiza, yitwa Adrian Tuyisenge, aba ni mu byicaro bya Gishami bita Ineza TV1. Ntabwo nicaye njyenyine nk'uko mubibona, kandi ndetse n'intego twavuze yuko tuzajya tugira gutya tukabatumirira abatumirwa batandukanye batubwira ubutumwa bwiza, batuganiriza, bavugisha ijambo ry'Imana, ndetse bafite ibyo babonye mu buzima bwabo. Murakoze cyane umunyamakuru, yitwa Habimana Maurice, uvuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu, umurenge Nyiramuruba, umudugudu ni Nyundo. Njye Maurice muvugana, ndi umugabo wubatse, mfite umugore umwe n'abana batatu. Nkaba ndi umurokore cyangwa se umukristo muri ADEPR, ariko nkaba n'ubu ntabarizwa mu Rwanda, ntabarizwa ku butaka bwa South Africa, ahagana mu ntara ya Cape Town. Iyo tugize amahirwe tukagira umutumirwa mwiza adusengera Imana kugira ngo tuganire twabana Imana, kandi twungurane inama, duhana ibitekerezo, tunayivuga nayo ikaza ikaduhamya, igahamya n'abazatwumva n'abazatubona. Icyo twashatse kwigisha kikabagera ku mutima, Umwuka Wera akabikurikiza. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye ko tubonekana hano hantu kuri televiziyo. Turagusabye kugira ngo ibiganiro dukora uburyo bwo guhesha icyubahiro, kandi abazabyumva nabo bizagere ugakura, bibagere naho ugashyitsa. Turagusabye kugira ngo ubane natwe hagati muri twebwe, kuko turi gusa tubinjira mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. N'ubundi inshuti bakundwa, turi mu bihe byiza, kandi turi bwinjire tuvuga imbaraga z'Imana, nk'uko mwene data yabivuze ko yavukiye mu gihugu cy'amavuko cy'u Rwanda, ariko akaza kugira gutya akimuka nk'uko abandi bimuka, agafata inzira akaba ari mu majyepfo ya Afurika, akaba ari mu burengerazuba bwa Afurika y'Epfo, hano mu mujyi wa Cape Town. Niyo mpamvu rero hagati aho muri urwo rugendo, ndetse n'iyo myaka yahuye n'Imana, araza kuduha ubuhamya bwe ahereye mu buto. Ibyo mwahuye nabyo mu buzima ni ibiki byafasha ibyiringiro byanyu, mwahuye nabyo byubatse kuki? Urumva ntabwo bagiye mu magambo asobanutse cyangwa arambuye kugira ngo mubashe kumvikana, kugira ngo muze gusobanukirwa neza ibyo muza gusangiza buri wese uzatwumva. Uyu Maurice uvugana waje mu buki, ni umuntu nk'abandi, yavutse nk'abandi, navutse umugabo n'umugore, mu bana iwacu turi abana bane. Abo bana bane ngiye mvuga n'umwana wa kabiri, nyuma yanjye nyine namwe muri cyo mbyumva yuko ariyo abandi babiri. Nk'uko natangiye mbibwira, navukiye mu karere ka Nyabihu, niho navukiye, niho nize pirimeri ndayirangiza, ngira amahirwe yo kujya muri segonderi, gusa sinayikomeza cyane, nshakisha nk'abandi bose. Ariko nyine mu rugo iwacu twari tumeze nk'abantu bifashije, ntabwo navuga ko twari dufite amasambu menshi, amasambu makeya. Mbasha kugenda hinga, nari nzi guhinga, nkagenda hinga, iyo mbonye mu bikambyara umusaruro, ubuzima nyine bugenda bukomeza gutyo. Murakoze cyane Maurice, urumva ni bwa buzima bwacu twavukiyemo, ndetse bwa benshi mu gihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ko icyatungaga abantu umurimo wo guhinga. Rero mwarahingaga ntimwabigeze, none mwaje guhura na Yesu. Birashoboka ko mwari mufite babarangiye, birashoboka ko ari Imana cyangwa se ari ukuntu mwahageze.
ufite amatsiko n'uzatubona azagira amatsiko yo kwibaza umuntu uvukiye ahantu wahingaga yageze ate mu gihugu nk'iki. Ese watubwiye ko ufite n'abana wakwiye n'umufasha wawe, ibyo ni ubufasha uzafasha n'uri inyuma kugira ngo nawe abyumve neza. Murakoze cyane, muraza kurambura urwo rugendo rwose. Murakoze cyane. Nk'uko batangiye nyine, ntabwo mvuka mu muryango wacu, ntabwo mu muryango wacu mama niwe wari umurokore, papa ntabwo yari umurokore. Urumva ntabwo navuga ngo navukiye mu muryango w'abakristo bombi. Ngenda menya ubwenge, mama asenga aho ngaho muri ADEPR, papa we amukaturika. Ngura rero numva Yesu ko ari mwiza, ngura numva ko Imana ari nziza, ariko nyine mu bwana bwawe urumva nari umwana ntazi kwifatira umwanzuro. Noneho papa we ntabwo yumvaga yuko umwana w'umuhungu yajya gusengera mu barokore. Ubwo kujyana na mama nabwo mama nyine yajyanaga anyibye, papa yabimenya ugasanga nyine bishatse kuvukamo ikibazo, ariko nyine nk'umuntu wari umukristo akamenya ukuntu abitwara n'ukuntu abigenza. Ubwo rero nyine naje gukura bigira aho ngaho nyine dusigara turi abana bane, turakura ariko ntabwo nyine twakomeje kuvuga ngo ntabwo twakuze tuvuga ngo tuzasengera mu barokore cyangwa se mu bagaturika. Ariko nyine bapfuye twamenya kwifatira umwanzuro, ntabwo njye nahise nkiza, ariko umushiki wanjye mukuru we kubera ko yazi ubwenge we yakomeje asenga nyine mu barokore akajya ajyayo. Njye rero ntabwo nagize amahirwe yo guhita njya mu barokore, nakomeje kuba naho ngaho nyine umwana w'imfubyi, sinajya ku muhanda ahubwo ndegwa na nyogokuru. Ubwo nyogokuru rero wandeze nawe yari umugaturika, akajya ajyana mu bagaturika rero murabuka ubuzima bw'ubugaturika. Ariko igihe kimwe kubera ko nabaga kwa nyogokuru, babyara banjye bamwe bari abarokore ari n'abakuru banduta, bakajya bajya gusenga bareba, ariko umva njyewe ntabwo bindimo. Birumvikana noneho ugira ko cyabuza guhura na Yesu, birumvikana n'umuntu ari umwana abacyumvise agaruka abakiri atarabona aho yashinga ibirenge, ariko uko imyaka yagiye iza urakura kugera igihe cyo gushaka. Mwaje guhura n'umufasha wawe gute ko ngo bari imfubyi isa nkaho yarezwe mu buryo bwamugoye, ndetse n'aho mwavukiye washatse ute, wabonanye n'umufasha wawe gute? Uko rero twaje guhura na Yesu, uko nahuye na Yesu njye nari ndyamye ari nka nijoro ndyamye, nza kurota inzozi ndahantu uhagaze, ndota aho hantu hari gushya, uri kunsangana ari mwinshi cyane, numva ngize ubwoba cyane, numva nta kintu cyo kuntabara gihari. Ariko kubera ko nyine natangiye mubwira ko najyaga mu barokore y'umwana, numva kuvuga ngo tuka Satani mu izina rya Yesu, abarokore bari gusenga, ni ukuvuga ngo Yesu yigiza bacidukiye hejuru n'akanguka. Nkuko nabwira ngo nari mfite babyara banjye bakuru kandi b'abarokore, naje kumurotorera iby'izo nzozi narose. Murotora iby'izo nzozi narose mubyara wanjye, bamwe baramuzi, n'uyu munyamakuru aramuzi, yitwa Birataro Masharomu, uko dukunda kumwita. Arambwira ati izo nzozi warose, ati ni Imana ishaka kwiyereka, ishaka kwereka yuko utavuye mu bibi, n'utava mu bibi ugomba kureka ibibi ugakora ibyiza, n'udakora ibyiza mu bintu bibi ushobora kubirimbukiramo. Kuva uwo munsi rero akinsobanura gutyo, nafashe icyemezo ndavuga nti nagiye gusengera mu barokore nyine. Ubwo twasengeraga muri mu Rwanda yitwa mu Gasiza, barahazi, hari kuri ADEPR yitwa tuyita ADEPR Gasiza, paruwasi Gasiza. Naho nasengeraga, niho naje nyine guhurira n'umufasha wanjye, ariko uko namubonye we yari asanzwe akijijwe, nawe ni umwana avukiye
ubuzima bugoye, ni umwana w'imfubyi. Nari nsanzwe muzi kubera ko nyine natangiye mvugana mushiki wanjye we yari mukuru, yari umurokore, namubonaga namuzane si uyu muntu, uyu mwana muri kumwe bwite, akambwira ati ni umwana wo muri ibyo turarimbana muri korali yacu. Abigiye wa mwana kuzamura mukuru yajya amubona kubera ukunda mukunda akamukurikira. Rero mu kumukurikira gutyo nanjye nkamuboneraho gutyo nyine yaje mu rugo, ariko nyine simbyiteho kubera ko twese twari abana. Ariko nyine maze gukura, maze gukizwa, maze no kubatizwa, ngiye gusenga nyine nsanga we aracyari umurokore, aracyabirimo, we ntabwo yigeze abivamo, ameze nk'uwavukiye mu muryango w'abarokore. Biba aho ngaho nyine ndi umurokore, biba ngombwa yuko njya no muri korali, njya muri korali turaririmbana, aridirija iwacu atuyoboye, biba ngombwa yuko dukora n'amatora ya korali. Ndavuga uyu mwana rero umurokore, imico ye ni myiza, kandi uko nagendaga mbibona imico ni myiza, ari n'akana kazi kuririmba, nkumva ndabikunze, ndebye imiririmbire ye nkumva ndabikunze pe, kandi nkumva nawe ndamukunze nuko yarameze, nkumva ndamukunze. Biba ngombwa yuko rero nikoco ndamubwira nti ndagukunda. Ukimukunda birumvikana habayeho imihango y'umuco yo gufata irembo, yo gusaba, ndetse birumvikana ko mwashyingiriweho. Ubukwe aho twashingiriwe iwacu nyine kuri paruwase ya Gasiza, naho twasezeraniye tugira ubukwe bwiza. Imana iba hagati muri twebwe, iratwubakira, bizana n'ubu ngubu nta niwe mugore nababwiye turi kumutera. Ariko yenda uzatwumva ashobora kwibaza, umwana w'imfubyi wakuze mu buryo ubwo ngubwo, ndetse kandi iyo umuntu abaye imfubyi rimwe na rimwe ntagira amahirwe yo kujya mu ishuri ngo agire icyo twakwita ireme rifatika ku ruhando mpuzamahanga rw'isoko cyangwa se gushakisha. None umwana uko yari yihagaze muri kiriya gihe, umwana mwayikuye cyangwa bwaba buzitorwa nk'uko mwavuze ngo ari iki? Twabyitaga kumusanga na mwene data twari muri korali, tukajya guhinga mu masambu y'ababyeyi nyine. Ibyo nguyemo rero ibyo ntabaga nariye, nabaga nabigurishije. Mu kubigurisha rero nyine urumva nagendaga mbonamo udufaranga, amafaranga mbonye rero ntabwo umurokore, ntabwo nabaga nakajyana mu nzoga cyangwa se ibindi, nabasha kuyabika nyine kugira ngo azangirire umumaro. Rero yangiriye umumaro, nanimo nakuye amafaranga nyine yo gukora ubukwe, ndasaba mbasha no gukoresha ubukwe. Nubwo nyine wenda habayeho n'izindi mbaraga z'abantu, nk'uko buri musore wese nyine ugiye gukora ubukwe yifashisha abantu mu bukwe, ndasezerana n'umudamu wanjye turi kumwe kugeza na none. Murakoze cyane, kandi birumvikana ko nibyo byahesheje ishema umuryango, cyane cyane wavuze bakurangiye n'inzira y'agakiza, kandi nibyo bikwiriye n'umukristo wese kugira ngo ace muri iyo nzira waciyemo. Urumva wakoze iby'abagabo, mwiza cyane, kandi twavuga ngo uzakubona uzakumva azavuga ngo wakoze ibyiza. Gushaka ukoze mariage ntabwo ari ikiguzi cyoroshye, ariko wakigezeho urumva ko rwose nabyo twabishimira. Hagize igitekerezo, urumva wari umenyereye aho wakuriye, mwagize igitekerezo mugikuye hehe cyo kuva mu gihugu ukaza gushakisha cyangwa se kuba mwiriwe mukagera aho mujya? Igitekerezo rero ntabwo navuga ngo ni igitekerezo twagize ndi kumwe n'umuryango twicaye, ahubwo Imana dusenga. Ndibuka umunsi umwe nari gusenga cyari icyumba cy'amasengesho ku muntu witwa Saverina. Noneho nicaye ndi gusenga, nari mfite ibyifuzo bitandukanye, ariko ntabwo mfite ibyifuzo byo kuzina, ahubwo mfite icyifuzo cyo kugira Imana nyine ikomeze ingire neza mu buntu bwayo. Mu gihe ndi gusenga nyine ndi gusengera ibindi byifuzo bitandukanye byanjye ku giti cyanjye, no gusengera nyine korali nari nyoboye. Numva umudamu arahagurutse arahanura, arampanurira njyewe,
arambwira ati ariko mbonye uri hanze y'u Rwanda, ati mbonye Imana iri kugutembereza ibihugu byo hanze y'u Rwanda. Muri njye rero ntabwo nari mfite gahunda yo kuvuga ngo nzasohoka mu Rwanda, numvaga ari ibintu bidashoboka cyane, numva mbese n'ibintu mbese ku bwanjye numva yuko ahari ashobora kuba navangiwe. Ndavuga nti ibyo Imana ishaka abe ari byo izakora. Igihe rero cyaje kugera nyine, ariko none igihe cyaje kugera bivuga yuko mushiki wanjye mukuru aza hano nyine South Africa. Imana ifite inzira nyinshi icishamo ibyayo twebwe abana abantu tutamenya. Urumva njye nabihanuriwe, maze kubihanurirwa Imana icira inzira mushiki wanjye mukuru aba aje hano ku butaka nyine bwa South Africa. Arahaba abana na marume, barabana igihe kigeze nyine aza kubwira marume yuko yumva yatumaho umusaza we akamusanga hano nawe akabasha kuba yashakisha. Ntabwo nabashe guhaguruka n'umufasha wanjye, urumva nyine ibintu biba bigoye. Akimpamagara nanjye kuri telefone ambwira yuko yumva ko nazaba nyine gushaka ubuzima hano ku butaka bwa South Africa. Nabiganijeho umudamu, nganizaho arambwira ati kubera ko nyine ari cyo Imana yavuze kandi ikaba ari bikuvuzeho, urumva ni isezerano ry'Imana risohoye. Turicara nyine turaganira nk'abantu bakuru, ati none se n'ugenda urumva njye bizagenda gute? Dukora ubukwe n'ahantu nyine nakuzanye ntabwo ari mu nzu yanjye, ni inzu y'ababyeyi. Ahubwo ibyiza ni ngiye kugenda nshakishe, kubera ko ikintu Imana ikoze tugomba kukibyaza umusaruro. Ningerayo rero njye nzapagasa nk'uko ari kubimbwira ngo amafaranga araboneka, nzapagasa. Nimara gupagasa twubaka inzu, mwereka naho tuzayubaka, mwereka n'uburyo ki tuzayubakamo. Arambaza ati none nitumara kwimuka bizagenda bite? Ndababwira nti rero nihaye imyaka ibiri niramuka igeze simbone uburyo ki bwo kugaruka, njyewe nzagutumaho usange muri Afurika y'Epfo. Navutse nk'uko natangiye kubabwira, navutse ndi muzima, ngira ubwenge, ndakura ndi muzima, ndakizwa ndi muzima, nuzuye mfite ingingo zose, mbatizwa mfite ingingo zose, nsezerana mfite ingingo zose, byaba umwana wa mbere mfite ingingo zose, byaba umwana wa kabiri mfite ingingo zose. Bibiri maze kujya hano South Africa nabwo nahageze ndi muzima, nuzuye mfite ingingo zose, ndakora mfite ingingo zose. Nyine nakoraga mfite ingingo zose mu kazi naje nshikamo, mfite ingingo zose. Na yanzu navuye mu Rwanda nsezeranye umudamu tuzubaka, nayo narayubatse. Ahubwo ya myaka ibiri twiyemeje yuko tuzongera guhura, nibwo imyaka ibiri yagiye kugera itaruzura neza, umudamu wanjye ararota inzozi ari mu Rwanda, arambwira ati nakubonye turi kumwe turi guhoberana, ariko nkubona uri kugendera mu mbago. Akimbwira gutyo ndavuga nti ntabwo niyumvishe yuko nyine nari ukuvunika, muri njye niyumvishe yuko ari ukuvunika, nkavunika wenda ngakoresha imbago, namubona nyine nkamuhobera ariko mfite ingingo zose. Ubwo buryo rero nk'uko nabwiye nitwa twarihaye intego y'imyaka ibiri yo kuzongera guhura n'umudamu wanjye, nongeye kumubona nyine nyuma y'iyo myaka ibiri naracitse akaguru. Birumvikana gucika akaguru ni ingorane, ariko nk'uko watubwiye mubizera ntabwo umuntu yahita kumva neza gucika akaguru. Ese wararwaye? Ese ni impanuka? Byagenze bite? Kugira ngo bisobanuke neza kandi uzabimva azumva umugabo wavutse muri bwa buryo twavuze haruguru, wahuye n'Imana akagira imigambi igasohora kubaka, ariko nyuma yo kugira ngo asohoze ya migambi ye agahura n'ibibazo. Byagenze
nkora muri company yitwa Mr. D. Mu yandi magambo ariko yitwa Mr. D ariko nyine ishamikiye muri company nini yitwa Tekaroti. Nkoramo rero ndi umudelivery wayo, nderevura ibintu bitandukanye, ariko nkoresha ikinyabiziga cya moto cy'amapine abiri. Moto rero hano ni ikinyabiziga gikunzwe cyane kandi gikora cyane, kubera ko hano ni igihugu cyateye imbere, usanga gifite imodokari nyinshi mu mihanda, ugasanga nyine iwacu tubyita ambutiyaje, ugasanga nyine mu mihanda harimo ibyo bari gutwara bafite abantu nyine bakunda gukoresha moto. Nanjye rero kugira nzajye nihuta nyine njyanye ibyo bintu ndi kuderevura mbijyana mu bantu, nakoreshaga moto. Iyo moto rero nakoreshaga niyo naje gukorana, niyo naje gukora impanuka mfite. uza birumvikana nk'uko bivuze, umuntu yabyumva mu buryo yenda yisobanurira muri ba bantu twasize inyuma iwacu. Ashobora kumva umuntu wari umaze kubaka inzu akavuga ati se kuki yagiye kuri moto, byagenze gute? Ariko bisobanuye neza. Mu bihugu byateye imbere haba harimo imodoka nyinshi kandi hakagira ibikenerwa byinshi, kandi hano mu motobike ubona ko n'abazungu barayakoresha ndetse agera na kure. Rero ubashe kugonga cyangwa wafunze uko impanuka yabaye rero, urumva nabyo byari mu mugambi w'Imana. Nababwiye haraguru yuko umudamu wanjye nyine yabirose, akamotoriviza yarose. Noneho igihe kimwe nyine kugira umugambi w'Imana wuzuye usohore, nari maze kuderevura nyine ibyo nari mpaye, maze kuhereza umukiriya, maze kubimuhereza nari nasubira kuri moto, numva ikintu kije mu mutima, navuga ko ari nk'ijwi ryaje mu mutima wanjye, bisubiramo noneho ibyo ngenda bivuga, ndavuga nti mpfuye nk'uko bivuze niko nabivuze koko pe. Numva ariko sinapfa, ndavuga nti ntabwo napfa. Mu gihe rero ngitekereza gutyo, mara umwanya nditekerezaho cyane, nditekereza ko icyo kintu numvishe cyo gupfa, ariko numva ntapfa, ngiye muri se napfa, aba ariko nibwira ndavuga nti ntabwo napfa, kandi uko mugiye turabona uko ntapfa. Ndongera nyine nurira cya kinyabiziga cyanjye ndi gukoresha cya moto, ndagenda. Ndi kugenda rero mu muhanda numva indirimbo injemo, indirimbo narayumvishe ubwo korali yacu yo mu Gasiza twagiye kuririmba, korali twasuye yitwa Sirowamu, itera ikorasi iri kuvuga ngo ubwo abantu bamwe bazajya mu ijuru, abandi bakazajya barikiriza ngo zajyayo ngo nge zubayo. Iyo korasi ngenda ndi kuririmba, narayumvishe rimwe, ariko numvije ngo ngenda ndi kuririmba. Mu gihe ndi kuririmba ndi kugenda mu muhanda, numva imbere yanjye, nashidutse imbere yanjye mu cyerekezo cyanjye ndimo ndi kugenda, nashidutse imbere yanjye hari imodokari, nta kundi kuyikwepa, nayo nta kundi kuntu yari irankwepa, ndayikubita, nayo irankubita, nongeye kwibona nisanga hasi ndyamye muri kaburimbo. umaze kugarura ubwenge gusa nongeye kugarura ubwenge ndi kwa muganga nyine mu bitaro byitwa Burusikiri, niho nagaruye ubwenge ndyamye, nkangutse muri ibintu byinshi bincometseho cyane. Mfite data wacu uba hano, niyo twanabanaga mu nzu icyo gihe. Nakangutse ampagaze hejuru n'undi mugabo witwa Karafiya, bari babiri. Nakangutse aribo bampagaze iruhande, mbona bari kurira. Noneho ntabwo nahise ngira ubwenge bwo kubaza ngo kuki muri kurira, ahubwo data wacu nyine we yahise ambwira ngo wacitse akaguru, ngo agakuru bagakuyeho, ngo ariko ukomeye. Akimbwira amagambo, nahise ntekereza kuri za nzozi umudamu wanjye yarose, bita mvuga ni umugambi w'Imana wabaye wasohoye.
mpita mubwira yuko nta kibazo kibirimo. Arambaza ngo wari usanzwe ubizi? Ndamubwira nti Yesu nsanzwe ubizi, mubwira yuko umudamu wanjye yabimbwiye. Ndamubwira nti kandi ntugire ikibazo, ahubwo wowe ukomeye n'uwo mugabo nyine mu karaveri bari bahagaranye. Ndamubwira nti mwere kugira ikibazo, ahubwo ukomeye. Nyine wumva bakutse umutima nk'aba n'abantu, ariko njye nyine nari mfite ikindimo kibasha kunkomeza. Ikirago uvuga ngo wari ufite ikirimo ndetse n'abandi bacu bakagufasha yereka abantu ko nyine byagenze. None abo ntabwo watatiye ugafata igihango cy'Imana kikaba agenga byaba byarabayeho ibihano, wakomeje umurimo w'Imana cyangwa wari waratatiye kuko amahanga ajya atuma abantu batatira ugeze muri Saudi Africa ukomeje ukizwa cyangwa wajya? Mbajije ikibazo cyiza cyane. Nk'uko nababwiye mva mu Rwanda, navuye mu Rwanda ndi umurokore, ndi umuririmbyi, ndirimba muri korali yitwa Abudisiyoni, kandi iyo korali nari nayibereye perezida ari njyewe wiyoboye. Ngeze hano rero ku butaka bwa South Africa, ntabwo nahageze mvuge ni ndabona nyine ibiguruka reka mbigurukane nabyo. Nakomeje kuba umurokore, nkomeza gusenga Imana, kandi nkomeza no kuba umuririmbyi. Kuko narahageze nkasanga hari abantu nyine bakora umurimo w'Imana. Biba na byiza yuko aho nashikiye nasanze basenga mu rurimi rwacu gakondo rw'Ikinyarwanda. Biba byiza rero, nabikunda cyane. Ndavuga ntahangaha rero kuva mpageze ntaho bitandukanye n'iby'iwacu. Imyizerere ni imwe. Ibyo twizera mu Rwanda ubikoze byakubera icyaha, n'ahangaha nawe ubikoze byakubera icyaha. Ibyo nabaga nakora mu Rwanda iwacu bakampagarika bakanca muri ADEPR, na hano naho ubikoze baguca bakaguhagarika ugahagarika nyuma. Nuko Imana avuze ngo mugende mubwirize amahanga yose. Numva yuko nyine ngomba kwaguka muri njyewe nyine nkavuga ubutumwa, nkabuvuga nyine mu mahanga yose nk'uko ijambo ry'Imana bidutegeka. Ntabwo natanze igihango cyo kuba umurokore ngo bivemo, nakomeje kuba umurokore. Nibyo nawe nabyo ntabwo ari igihano cy'Imana, ahubwo nibyo Imana, ubundi hari ibyo Imana icisha ku muntu kugira ngo nyine n'abandi bose bibabere icyitegererezo, bibashe kugira abo bikomeza. Noneho ukora impanuka irabaye kwa muganga, mwafashwe kwa muganga. Navuga yuko nabaye mu byiciro bibiri. Nk'uko nababwiye nashidutse nakangutse ndi kwa muganga, mbayo nk'ibyumweru nk'ukwezi, nabayo nk'ukwezi. Noneho babona ntangiye koroherwa, baransezerera. Bamaze kunsezerera ndataha, nkazajya naza kwipfukisha. Haciyemo ukundi kwezi hamera nk'ahashaka kuzamo ama-infection, kubera ko nyine ntabwo twabasha kubitaho uko bikwiriye, nk'uko igisebe wacyitaho uri kumwe n'abaganga. Biba ngombwa yuko nyuma y'uko kwezi nongera gusubira mu bitaro. Nongeye gusubira mu bitaro rero namazemo hafi amezi agiye kuba nk'atatu. Namazemo amezi abiri hafi n'igice. Noneho mva mu banze kubita bongera kurekura hatarakira. Abaganga bandekuye, harakize neza. Barankurije n'imyitozo y'ukuntu nzajya ngenda mu mbago, y'ukuntu nazajya nazamuka nkongera nkayamanuka nkoresheje imbago. Mu gihe nyine ugiye ugasanga wenda nk'ibyuma byaho bizamura abantu byapfuye, ngo nyine bagiye nazajya nkoresha imbago nzamuka njya hejuru. Birumvikana ko rwose aho ngaho n'Imana yakubaye hafi, kandi kurusha ibindi nuko ureba urakomeye uracyafite. Ukimara gukira ntabwo waba warabaye nka za nshuti za Yobu zamubwiye ziti ibyago byabaye, iyo Mana yakoze ibyo ushobora kwihakana wakomeje umurimo, cyangwa kubera ko n'ibindi byumvikana nta n'umuntu ushobora nyine gukorera mu ruhande rumwe? Ndacyakomeje urugendo, numva yuko ku bwanjye ku cyanjye giti
ntazarurika nyine ari uko Yesu Kristo ampamagaye akavuga ati urugendo rwawe urarushoje. Numva aribwo nanjye nazareka umurimo nkavuga nti urugendo rurarangiye nyine, kandi uko urugendo rurangira mwese murabizi umuntu aba akuwe mu mubiri agiye. Numva aribwo nanjye urugendo rwanjye rwo gukora mu buririmbyi ruzaba uhagaze, naho ubundi nta cyantandukanye n'umurimo w'uburirimbyi. Mbikunda cyane, ndabikunda pe, ndabikunda n'ubu bwose ntakuze muri muririmbyi, ariko nabigiriyemo ni ibintu nakunze cyane, numva nta n'icyabikura. Nk'uko umufasha narabimbwiye muri za nzozi na ya myaka ibiri imaze gushira, byabaye ngombwa yuko mbona gusubira mu gihugu cyacu cy'amavuko bimeze nk'ibigoranye. Ndavuga nti ibyiza rero nuko noneho ngubu natumaho umufasha akaza tukabana hano. Uyu mufasha rero namutumyeho araza nk'uko yakabimbiye, kuko niko byagenze. Urabona ntabwo wajya umuntu umuhobere nyine ufashe imbavu uri kuzigenderamo, imbavu zirambirwa ku ruhande warangiza ugahobera umuntu. Nk'uko yabimbwiye rero niko byagenze. Isezerano ryarasohoye risobanuriye turi kumwe aha ngaha, nibwo twongeye kubonana tukamenya ubutaka bwa Afurika y'Epfo. Ndetse na fizikali uracyakomeye, nta n'uwagusuzugura mu buryo nyine bugaragara bwa buryo tubonesha amaso. Byagenze bite? Ni irihe jambo ryagufashije urwo rugendo rwose rwo kuva ku isoko wiharika kugira ngo ubone intwaro, n'urwo rugendo rwo kubaka inzu n'imbaraga z'Imana? Dusoza rero urumva ukamuha ibyiringiro by'ijambo ryagufashe. Ubundi nsubiye inyuma gatoya ngikizwa, nabanje kugira ikintu cy'ubwoba mu mutima. Noneho mu kugira ikintu cy'icyo mu mutima, nza gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa igice cya mbere uhereye ku murongo wa 9, harimo ijambo rivuga ngo mbese si njye ubikubwiye, nuko komera ushikame ntukuke umutima. Iryo jambo ryarankomeje cyane kugeza na n'ubu riracyankomeje. Nkimara gukora impanuka numvishe yuko ibyanjye birangiye, numva yuko nyine nta urundi ruhande rumwe ncitse intege. Nareba ukuntu bameze, nareba ukuntu bacitse intege nabo, nareba ukuntu bari kurira, nkumva nanjye ubwanjye ncitse intege, ku buryo naho byageraga nanjye ngasinzira nkavuga ni Imana nice, nkavuga ni reka mpfe, ariko nyine simpfe, ineza y'Imana igakomeza ikanzaho. Simfe, ineza y'Imana nyine namwe muzi ineza y'Imana igakomeza igasunika muri isi, agakomeza akabaho. Igihe rero cyaje kugera nyine maze gukira, maze kubana n'umudamu, rya jambo rivuga ngo ni ugukomera ushikame ntuguke umutima, bikomeza kumbamo. Igihe kiragera ntabwo nava ngo nafite amafaranga. Muri kampani nakoragamo nyine ya Mr. Diyote Karoti, abantu baje gukoteza nyine twakoranaga, bamwe bakazajya babona amafaranga, inshuti n'abavandimwe baje kunsura nabo bakagira ikintu bansigira nyine, kubera ko bari barabona ukuntu nameze. Igihe kiza kugera nyine maze gukira, maze gukomera, ineza y'Imana nyine inzaho, mbadakize. Maze gukira, maze no gukomera, nari ndi kumwe n'umudamu wanjye nyine tubana. Nza kubona ubushobozi bwo kugura imodokari, ndayigura. Nabwo twibaza uburyo ki tuzayitwara, bikaducanga. Umugore wanjye nta rurimi rw'hano yari azi, ntabwo yari azi no gutwara aho byerekera, na n'ubu ntabwo arabimenya, uretse ko nyine yamenya kubimwigisha akabimenya nawe, biratuyobera. Yakomeza agakora ubuzima bugakomeza, baza kunshyiramo nyine akantu kamfasha kuyitwara, ku buryo ndi kugenda mu muhanda nyine ngenda nk'abandi bose. Amakosa
uyu munyamakuru n'umushoferi arabizi, amakosa yakora mu muhanda niyo nanjye nakora mu muhanda, ibyo yatwara mu muhanda nanjye nibyo ntwara mu muhanda. Mbese nyine ineza y'Imana ku buryo n'abantu iyo batubonye nyine ndi kujya nicaranye n'umudamu baravuga ati bari abantu bari mu neza y'Imana, bari mu bwiza bw'Imana. Reka tube twikirije aho cyangwa dushoreje aho, kuko ni birebire hari igihe tuzabigarukaho ukabona n'ijambo rirambuye nyirizina, ariko twumvise kuva mu cyaro mwaciyemo tubishimiye Imana, kandi ubuhamya buzakomeza abantu, kuko bamwe bahura n'ibibazo bagatakaza ibyiringiro, ariko rero uhuye n'ibibazo urakomeye kandi ufite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Imana ishimwe. Reka rero dusoze n'ubundi nk'uko twatangije isengesho, nanone uragusengera Imana kugira ngo n'uri mu bibazo uyu munsi ntiyihebe kandi ntakuke umutima, kuko nawe utakutse umutima. Ubuhamya rero bwacu buzakomeza, nuko tuba duhinde aha ngaha, ariko ubuhamya bwacu buzakomeza. Babwire uburyo ki naje no gusubira muri kampani nkabamura kandi umukozi mwiza, kandi nabo dukorana nabo babona nta kibazo mfite, dukorana neza kandi Imana nayo ikabishima. Rangiza ubasuhuza rwose, ubasuhuze n'abo mu isi yose ndabizi bazakubona, abari mu Rwanda muri ya ntara bavuze, mu migabane yose. Ndabasuhuje, mukomere cyane, kandi ubutaha ntimuzajye kure, tuzakomeza ikiganiro kandi bizabafasha kandi muzakomera. Reka dusenga Imana. Wowe komeza twiteho no kutugera neza no twambika imbaraga mu byose, mu izina ryegera Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane inshuti bakundwa, nk'uko twabivuze dutangira, ni kuri bya byicaro byiza tuba twicayemo mu Neza TV. Turabakangurira gukora subscribe kuri channel yacu, kuko tuzajya tugira abavugabutumwa beza, abaduha ubuhamya beza bahuye n'Imana, Imana ikabagirira neza. Kandi nk'uko avuze, mujye kure ntimucikwe, mujye mukora like, kandi mutwegere, muduhugure, mushyiraho komantere, muduhugure, mutwereke icyerekezo, kandi turi mu cyerekezo cyiza cyo kubaka kuri fondasiyo y'Umwami wacu Yesu. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibane namwe. Shalom shalom.